bakadusora tugataha tugaze kuryama. Ni umugisha ukomeye kumenya Yesu. Ni umugisha ukomeye. Haleluya. Ni umugisha ukomeye kumenya Yesu. Zamuka data. Oya hawaruri yagusize igiciro. Tumanetswe yaguzwe isahabu yaguzwe sigigiciro yaguzwe isahabu kumenya Yesu. Mubwire harabo ndiko nakubwira. Niba tanamuza hano yamumenye. Ave hano yamumenye. Ipasa kigomba kuba shamu bugingo bwawe. Mu buzima bwawe. Umugisha ukomeye kumenya Yesu. Utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu
Imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri we, atanga ubugingo bwe kubera kumupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Ariko Yesu yagize neza, tumukomere amashyi na ikitubaraho kukiranirwa kwacu. Utarigeze kumenya icyaha, utarigeze kumenya icyaha, kumenya icyaha, kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Hashimwe Yesu watugeni Imana. Hashimwe Yesu watugeni
Bwana sifiwe. Mufate udutambaro twanyu duserebura intsinzi ya Yesu Kristo. Yo, nukuri hashimwe Yesu. Twahinduwe kuba abami n'abatambyi, turakomewe ntidutsindwa, turirimbo nadufashe tugiye kuvuga ngo hashimwe Yesu watwunze n'Imana. Hashimwe Yesu watwunze n'Imana. Bivuga ngo amaraso y'intama n'ay'amapfizi ngo ntibyari kubasha kuducungura, ngo Yesu aramanuka aza kuducungura, araducungura. Zamuka papa. watsinze Satani n'abadayimoni. Hari uwavuze wabaye ngumyaho waruri wa hazamanuka udufuraze tw'uturirimbo kandi natwe tumeze kaneza. Hari uwavuze ejo bundi aravuga ngo Yesu ntiyaje kwa Mariya, ngo yaciye kwa Mariya agiye Igorogota, ngo yaje afite gahunda yo kuja Igorogota kuko no bangiye muri Kongo nkarara kwa onkiri Bujumbura, ariko mbanja muri Kongo ngo yanyuze kwa Mariya ngo bamutekere ubuzima busarye, ngo ariko yazaje Igorogota kuducungura. Atanga ibyishimo mu cyimbo cy'amarira, ubugingo mu cyimbo cy'urupfu. niwe utuma nkiranuka, niheshejwe no kwizera. Umwaka w'imbabazi z'Uwiteka waratashe abantu benshi ntibabimenya. bigumiye muzuzi more abandi bambaye
uzaba ari mwiza. Ari wowe wese wayoboye turaririmba ariko kana yindi turirimba tuke kuririmba ngo Mesiya ukurahi uzaba ari mwiza. Mbere ko turirimba arakandi kazava ngo Gorigota kera waricaga banyabyaha barashiriye ababyeyi baraririye kuko babuzabamo. Izina ryawe ni Nyabihanga, uwagiyeyo ntiyagarutse, benshi baramutinye kuko wicaga hose. Noneho urigoriko ahindutse imbabazi, abakugezeho bo barakira. Amaraso y'Ukomeye yaramenetse avumura uwo musozi warukuye. Turirimbe indirimbo Pasika asabye Mesiya ukurahi bizaba ari mwiza. Tuyirangiza turirimbe Hashimwe izina rya Yesu. Niturangiza turimbe umukunga shimwa yewe Gorigota, shimwa nawe wamva nziza, shimwa musaraba nkunda. Izo kwalise tutuge muri mukse tumara dutanga umwana. Turirimba n'indirimbo. Hallelujah. Mesiya ukura ibyaha by'abarindi yarabonetse ukuri. Niwe Ana w'Imana watambwe rimwe ku bwacu, atanga ibyishimo icyimbo cy'amarira mu cyimbo cy'urupfu. ayiwe niwe utuma nkiranuka, yeshejwe no kwizera, atanga ibyishimo mu cyimbo cy'amarira mu cyimbo cy'urupfu. ayiwe niwe utuma nkiranuka, nkiranuka, yeshejwe no kwizera, umwaka w'imbabazi w'ibitego warantashe igumiye muzuzi mbohe abandi babaye baracafite imfune mu mitima we barakamenya umwaka
izuba ryawe rirarashe Adurina adurira ndirimbishi Imana yawe yataye kure ibicumuro byawe yataye kuri ibicumuro byawe siga mutinya amateka shiruka shirukaba ndirimba ibabazize shiruka shirukaba ndirimba ibabazize Bwira mugenzi wawe ngo shira ubwoba. Mubwire ngo shira ubwoba. Sinza kuba waweshiwe. Shira ubwoba. Mubwire. Ko mudamubwiraga. Ayiwe. Naza n'umuntu ndirimbo. Turagara irima mutima wanje hari ikima nawe yakoze muri jye oya sinoceceka yafashe umuco wayo uwo ni Yesu imurika mw'isi y'umwijima kandi wibuke ko mutima we aho niho wari wararuhi yafashe amahoro yose amahoro yo kubana iyabumira muri Yesu iramuduha Tukomere Imana amashyi menshi cyane hashimwe izina rya Yesu gira dutange umwanya wagira Imana Umugisha abaririmbyi ko barasaba indirimbo kandi aribo baba baririmba turaziririmba yes Futa kandi gerageza nawe unyeganye iwe kandi samu kandi hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani hashimwe izina rya Yesu Yesu watsinze Satani hashimwe izina rya Yesu Yesu watsinze Satani hashimwe izina rya Yesu Yesu watsinze Satani tambirwa mwami we tambirwa tambirwa mwami we sigizwa mwami we sigizwa mwami we sigizwa sigizwa mwami we Imana Umugisha sigizwa mwami we yes kandi hashi Imana ihabwe icyubahiro twazamura amaboko hashimwe fata agatambaro kawe hashimwe
utuvyaza kandi gusa hashimwe hashimwe Hashimwe, Hashimwe, watsinze Satani. Hashimwe, Hashimwe, watsinze Satani. Muraryoshe ni mwebwe bambere. Hari abakristo bamwe babaryoshe. Timwozumva kandi muri abakorari benshi. Iyo hagaze hano uzona abakristo baryoshe n'abandi bakomeye. Hazo babumye neza gutya amabuye kugira ngo uzamunyeganyeze ubone ku mutima wiwe ubohoka. Ni Yesu wenyine womanuka ariko salama kwa Yesu ni salama, ari salama ni salama. Tuinyuze ufate note yawe, ufate note yawe. Hanyuma utasimutaza gusimbuka. Nimejificha ndani ya mwamba, mwamba huyo ni Yesu Kristo. Hakuna chochote kitanitisha, nakaa kwake ni salama. Nimepata amani tele katika huyo mwamba we. Hata dunia salama, salama kwaya vivasana lakati salama, salama nuva wabonyine iyi parti gusa salama, salama kwaya muvikora salama, salama mugano muraso salama, salama kwaya Imana umugisha kandi salama, salama ai twumva nawe salama aiwe Imana umugisha kandi salama, salama iyi ni sigaye salama, salama kwa Yesu twese turirimbe kandi salama, salama 1 nugera mu materaniro uzi ushaka ikintu ukora gikora ku mutima w'Imana. Niyo password. Turasubira miri. Hari abantu hano bageze mu giterane kiza kibera hano hirya mwagezeyo. Hari abantu baciye hano kwa rando ku gisimenti. Muzo mukutano uzwabera bazabyina bakazaja gupfa kuwera ikindi kinezeza mugiza w'amahanga nukutaze mugituro nami Imana ushumfasha nje kutamira nami Imana ushumfasha nje kutamira nami Imana ushumfasha nje kutamira. Usimbuke
umve kuheka. Siko bimeze? Umve kuheka. Yesu yakoze ikintu gikomeye. Tutogura amafaranga, tutogiramo n'uruhare urwo rwo rwose. Ibyo tutari gushobora n'abavyeyi bacu batari gushobora. Yesu yarabidushoboje. Haleluya. Nta kindi twomwita urushize kuvuga ngo salamu. N'abatamuzi bamumenye bamenye ko kwa Yesu ari amahoro. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo amahoro atanga singaya bisi batanga. Niba ayo mahoro yafite uyagendana, tuvuge ngo kwa Yesu ni salama. Manu wa Umugisha, ngo ndumva ndore kura mikrofone pastor. Ko nukunda abakristo baryoshe. Kunda abantu baza bahimbaza Imana. Kaba concentré n'ibyo abantu barimo gukora ukaramya Imana. Genda papa genda. Nimeona kimbilio katika mwamba wangu Yesu, kuiwisha nafsi yangu, sitaogopa mabaya. Huyo ni mpenzi wa dhati, wendo wake wanizunguka we, siku zote nitatulia kwake. Yesu ndiye mwamba imara. Salam, salam. Nuko tuzamura amaboko. Salam, salam. Aiwe, tuweka banyeganye sagutya. Salam, salam. Aiwe, kwa Yesu ni salama. Maana wakiri igitaramo. Salama. Ushakira kikubera umubavu umunaneza. One, two. Salama. Salama, salama, kwa Yesu ni salama. Salama. Salama, salama, kwa Yesu ni salama. Dukomere amashyi abashuranze. Bibiliya ivuga ngo byose bifatikanya. Twobura abacuranze hano mu materaniro, twosenga tukamererwa neza, ariko apana ijana ku ijana. Sa ngaye kubita wenyine twumve. Sebena. Bazise twagi. Kandi. Piano zungu. Kandi wakandi. Ako eri. Gai papa. Bwana asifiwe. Jewe nkunda umuziki cyane. Mwongere muhuza twumve. Dose.